nje kubabwira ngo Imana iradukunda. Imana iradukunda. Ubwira umutima wawe ngo mutima wanjye turiza Uwiteka, kandi ubwira umutima wawe ugira ibyiringiro. Erega uyu mutima wawe nawubwira amajoro Imana yagiye ikesha ku buzima bwawe. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi ndabahobeye mwebwe mwese mukurikirana mama Charlene official aho muri hose. Ndabashuhuje rero kandi ndabakunda. Uyu mwanya rero ndawufashe, ntago nje kubigisha ijambo ry'Imana, ahubwo numvise ngomba gufata iminota mike yo kugira ngo tuganire nk'abantu baje kunsura. Mbese uyu munsi ndashaka ngo tuganire nk'umuntu naje gusura cyangwa we waje kunsura. Hari amagambo ari mu mutima wanjye numva ashaka kubwira abantu bankurikiranye mwese muri ibi bihe turimo byaguma mu karere, ibi bihe turimo byaguma mu rugo, ibi bihe turimo bamwe barwaye, ibi bihe turimo abandi muri mu kiriyo cy'uko mwabuze abanyu, ibi bihe turimo bw'abandi muri mu bitaro, murarwaye, murimo bomboni bamwe, muri mu bihe bitoroshye. Ntabwo ibihe turimo twese tureshya. Umuntu umwe afite umubabaro uko atari kujya gucuruza, hari undi ufite umubabaro uko yahombye, hari ufite umubabaro yuko adafite ibyo kurya bihagije cyangwa ari kurya gakeya, hari ufite umubabaro yuko hari uwe yabuze. Imibabaro abantu barimo ni imibabaro itandukanye. Ngewe nafashe uyu mwanya ngira ngo mbahumurize, nicyo kintu cyanzanye. Ntago ndi busome muri Matayo cyangwa muri Luka, ahubwo nifuje gufata uyu mwanya wanjye ngira ngo mpumurize ibyiciro byose binkurikiranye. Hari abari mu gihugu cy'u Rwanda, buri wese afite aho atuye. Hari n'abari mu bihugu by'abaturanyi, hari n'abari mu bihugu by'abazungu no muri Afurika ahantu henshi hatandukanye. Ndabashuhuje rero muri iki gitondo, kandi mbifuriza amahoro ndetse n'umugisha w'Imana. Naraye ntekereza nijoro ndetse na mu gitondo, numva ndashaka kubabwira ijambo rindi ku mutima. Ndifuza ko ihumure mfite nawe rikugeraho, kuko ihumure mfite mu mutima wanjye ntago ari iryo nagiye kugura, nta nubwo ihumure riri mu mutima wanjye ari iryo nahunitse ngo nkore stoke hazabeho guma mu rugo na stotse ihumure. Ahubwo ihumure mfite ni Imana yarimpaye. Niyo mpamvu nakubwira nawe ngo nuhumure, kuko Imana yacu ntago irobanura abantu ku butoni. Ndumva nababwira ngo ibi bihe turimo ntago ari byo bizarangiza isi, kandi ibi bihe turimo ntago twaciriweho iteka. Umuntu wese mu magorwa arimo, ndashaka kubabwira muri iki gitondo ngo haracyari ibyiringiro. Ntago Imana yadutaye, ntago Imana yaturetse, ntago Imana yatwibagiwe. Buri wese afite urugamba rwe arimo muri ibi bihe. Igihugu cyacu n'abayobozi bafite urugamba rwo guhangana n'iki cyorezo, barimo gutanga imbaraga nyinshi ndetse biri kubakonsoma. Abashinzwe umutekano ntago bakiryama, ntago bakirya, ntibakirira igihe. Mwese nagira ngo mbabwire ngo nimukomere kandi nimuhumure. Ikintu nzi kandi ntashidikanya nuko Imana itakuyeho abantu amaboko. Ntago Imana yadukuyeho amaboko, naho byamera gute Imana igira ibambe. Imana ni umubyeyi wacu, ni umugongo mugari uduhetse. Niyo mpamvu mbwira abo bantu bose bari mu bihe bitoroshye bibakomereye, ndababwiye ngo rwose nimukomere mugire ibyiringiro ko Imana yacu ihari kandi yiteguye kutugirira neza. Ndabwira itorero,
muri rusange ntabwo ari itorero nsengeramo gusa, hoya ndabwira abanyetorero mwese munkurikiranye, abayobozi ndetse n'abayoborwa, abari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga, ndashaka kubabwira muri iki gitondo ngo nimukomere. Ntabwo Imana yataye itorero, Imana iracyari kumwe natwe, kandi umugambi w'Imana ntago uri kure yacu, umugambi w'Imana uratwegereye. Namwe rero mukomere, abayobozi b'itorero n'abayoborwa, abakristo n'abayobozi bacu, twese dukomere Imana yacu, Imana ya Isiraheli, Imana yambukije Abisiraheli inyanja, Imana yakuye Abisiraheli mu Egiputa mu maboko ya Farawo, Imana yarwanyije Abamidiyani, Imana yarwanye urugamba rw'Abafilisitiya, Imana yahiritse Yeriko. Haleluya, haleluya. Ni Imana yahirika COVID-19, ni Imana izadukuraho agapfukamunwa, ni Imana izakuraho metero, izabikora. Mureke mbabwire, izabikora mu isaha yayo no mu gihe cyayo yamaze guteganya. Tuzongera tujye duhurira hariya mu mujyi duhoberane, tuzongera kwicara mu rusengero hatarimo metero. Mureke mbabwire, ibi bintu bizashira. Byaje uko byaje niko bizarangira. Byaje bidutunguye ariko bizagenda n'ubundi bidutunguye. Ushobora kuvuga ngo mbese kwicyorezaho kugira ngo kirangire gikomeza kwiyongera. Nje kubabwira ngo Imana ni ijisho ry'abatuye isi, ni Imana ireberera abajura n'ibisambo, ni Imana ireberera abasambanyi n'abagome. Imana ni umugongo mugari uduhetse, ni Imana yabyaye abeza ndetse n'ababi bose n'abayo yarabaremye. Ikibikubwira nuko iyo igiye kugusha imvura ntago ikatira mu mirima ya bamwe ngo ahandi birumbe. Ni Imana idukunda. Nje kubabwira ngo Imana iradukunda, Imana iradukunda. Ubwira umutima wawe ngo mutima wanjye turiza Uwiteka, kandi ubwira umutima wawe ugira ibyiringiro. Erega uyu mutima wawe nawubwira amajoro Imana yagiye ikesha ku buzima bwawe. Ubwira umutima wawe intambara Imana yagiye kurwanirira. Muri ibi bihe byaguma mu rugo wicara utekereze ku Uwiteka, urebe amaboko yakoresheje ku buzima bwawe kugira ngo ugeze muri iyo myaka ufite. Urebe imbaraga Imana yatanze, urebe ukuntu Imana yagiye yitambika mu manza wagiye ugira, urebe ukuntu Imana yagiye yitambika mu myaka wagiye unyuramo irimo ibintu bibi byinshi. Hanyuma nubona Imana hari ahantu yagiye kurwanirira cyane ko mpazi, uvuge ngo yandengeye kiriya gihe izaturengera no muri COVID-19. Nifuzaga rero ko abantu mudaheranwa n'agahinda. Ikintu tugomba gukora muri ibi bihe, icya mbere ni ukwiremamo icyizere kandi tugaharanira ko COVID-19 irangira. Kugira ngo rero duharanire ko COVID-19 irangira n'izindi ndwara zaje, ni ugukora ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni ugusenga, kandi twamara no gusenga tukanirinda. Hanyuma rero iki cyorezo ntikize hanyuma ngo tugire abantu tubishyiraho. Hari imvugo njya numva abantu bakunda gukoresha, bakavuga bashaka nko kwerekana ko iki cyorezo ari ukugikaza, ari ukugishyiramo izindi mbaraga, ari iki kitari gikwiye kubaho. Muri ibi bihe ntabwo dukwiye kwitana ba mwana, ahubwo ikintu tugwiye gukora ni kimwe. Tugomba kwemera ko cyaje nyine, ahubwo hagafatwa ingamba zo kugira ngo kirangire. Nge nababwiye ngo COVID izagenda kubera kwirinda no gusenga. Ni ibintu bibiri, kandi muri ibi bintu bibiri nta na kimwe kigomba gusiga ikindi. Rero ndabashimiye cyane inshuti zanjye. Ibi bihe biragoye, ibi bihe biraruhije, ariko nubwo ari ibihe bigoye, narinje kubabwira ngo nimuhumure kandi muhumurize imitima yanyu. Ntago iki cyorezo ari cyo kizarangiza isi. Iki cyorezo kizavaho dusubire mu buzima bwacu. Uhumure uzongera ujye mu Bushinwa, uhumure uzongera ujye Dubai, ndetse muzajya n'aharuta aho handi. Nimuhumure abanyeshuri, muzongere mwige, kandi muziga murangize munatsinde. Igihugu cyacu kizongere kiyubake, kandi abacuruzi
humura uzajya ujya gucuruza kuva ku wa mbere ugeze ku wundi wa mbere, rwose iki cyorezo kizashira kirangire. Nubwo ntazi umunsi n'isaha, ariko ikintu nzi ni uko agapfukamunwa kazatuvaho, ni uko gukaraba buri munsi bizarangira, tuzasubira mu buzima bwacu. Niduhura mu mujyi twongere duhoberane, umuntu ajya kunyegera intimbabarira rwose ni gutya tugapoperana. Niyo mwaba mukumburanye mudaherukana, nimuhumure rero, nimuhumure, tuzongera dusubire mu buzima, nimuheranwe n'agahinda. Kandi ndashaka kubabwira ko COVID-19 atariyo ihari yonyine, ahubwo n'Imana yacu irahari. Nifuje rero ko tuganira aka kantu gatoya kangana gutya, mbagezaho ayo magambo yo kubabwira ngo nimuhumure, mpumuriza igihugu cyacu, mpumuriza itorero, mpumuriza umuryango, mpumuriza inshuti zanjye zikurikirana Mama Charlene official aho muri hose. Narifashe umwanya ngo mbahumurize ubuzima bwose urimo, ndetse n'urugamba rwose uri kurwana muri ibi bihe. Narinje kukubwira ngo Imana ntiyagutaye. Ikindi numva ashaka gusengera, ndashaka gusenga. Numvise hari isengesho shaka gusenga kugira ngo riherekeze iri humure, mureke dusenge. Ndumva ashaka gusenga kugira ngo Imana ifashe igihugu, Imana ifashe itorero, Imana ifashe abantu bo mu bihugu bitandukanye n'abaturanyi, Imana ifashe abantu bayo ku isi aho bava bakagera. Kandi umwuka w'iterabwoba rituruka kuri Satani uwirukane, ubwire Satani uti Imana yanjye iracyahari, Imana ikomeye, Imana y'imbaraga nyinshi zitarondoreka, Imana yumvirwa n'ibihumeka byose byo mu isi, Imana ifite gukiza ndetse no gukiranuka mu mbaraga zayo, Imana irebera ibintu ku isi byose nk'ibitwikuruye mu maso yayo, Imana ifite imbabazi ziruta izacu, Imana ikunda abantu bose yaremye, Imana yateguriye ikiremwa muntu ko kizabaho, Imana yamenye ibi bihe tutarabigeramo, Imana izi ibyo kuvuka kwacu ikamenya ibyo gupfa kwacu, Imana ifite umutima w'imbabazi cyane kandi nyinshi, Imana idafite ikiyibasha n'ikiyishobora, Imana ivuga kandi ikanakora, Imana yaremye ijuru ndetse ikarema isi, Imana yimura imisozi itabimenye, Imana itegeka abami n'abatambyi n'ibikomangoma, Imana ivuga ibintu byose bikayumvira, Imana irambura ikiganza igahaza ikintu cyose cy'ikiremwa. Haleluya! Imana y'amateka n'amahame, Imana itivuguruza, Imana ijisho ry'abatuye isi, Imana imbaraga z'abanyacyubahiro, Imana ijisho ry'imfubyi n'abapfakazi, amaboko y'abanyantege nke, iyahamagaye abakuru n'abato. Haleluya! Turakwambaje kandi tugushyize hejuru. Izina ryawe nirigere kure, izina ryawe nirihinduka umuti, izina ryawe ni umunara muremure, izina ryawe niribihumure, izina ryawe niriba imbaraga, izina ryawe niryogere, izina ryawe niritange kubaho no gukira, izina ryawe rizunguruka iki gihugu, imbaraga zawe zigitwikire, ihema rikomeye rikizenguruke. Haleluya! Umugambi mwiza ujye mu bantu waremye, ahantu hose batuye ku isi, gukomera kwawe kugaragare, ujye hejuru y'iki cyago n'icyorezo, utegeke ibintu byose biri hejuru y'umwana w'umuntu, ugirire neza ababuze ababo, ugenderera abari mu bitaro, abarwaye iki cyorezo ntubatemana, abo gutaha ubeze kandi ubuhagire. Haleluya! Ugende mu bantu batafite epfo na ruguru, ubere amaboko abanyantege nke, ushyigikire mwami ubwoko bwawe, itorero ukomeze kuriyobora, buri wese mu ruhande rw'umurengere. Muri iki cyago tuzasohokana amashimwe, ukomeze gushyigikira igihugu cy'u Rwanda, ushyigikire ibihugu by'abaturanyi, ushyigikire abatuye isi Imana, ushyigikire abakristo, ushyigikire abadasenga.
imbabazi n'imbaraga zawe nibihinduka umucyo, urumuri rw'ijuru nirubambe. Haleluya. Ukora abantu mu icuraburindi, ibyiringiro bigere kuri buri wese. Haleluya, haleluya. Kugira ngo abantu bawe badaheranwa n'umubabaro. Ndagushimye ko umurimo ugiye kuyikorera, kandi ndagushimye ko utagarukira hafi. Isengesho ryanjye ngushimiye ko ryumvise, kandi ngushimiye yuko buri wese mu ruhande rwe uzabana nawe. Ndagushimye ko unkoreye icyo umutima wanjye ugusabye. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimiye rero cyane. Mukomeze mukomere, ntimutake nk'abatagira Imana, ahubwo ibyiringiro byacu tubikure aho byari biri, ahubwo tubishyire ku Uwiteka, kandi tuzifuze gusohoka muri iki cyago n'iki cyorezo n'umusatsi wacu nta n'agasatsi katuvuyemo cyangwa katuvuyeho. Nimukomeze rero mushyigikire abashinzwe umutekano mu buryo bwo kuborohereza akazi ndetse no kubasengera. Nimba utari bumufashe guhagarara hariya ku muhanda ku zuba, nta n'amazi wamuguriye, nibura umufashe ugume mu rugo, hanyuma uze gusohoka ari uko ujyanywe na gahunda ikujyanye. Naho gushyira ibitoki muri amverope ukirirwa ubizungurukana umujyi wose wifitiye za gahunda zawe wigiriyemo, ibyo ngibyo ni ukongerera abantu akazi. Buri wese rero yirinde mu ruhande rwe. Kuva mu rugo ni amashimwe, ariko naguma mu rugo ni ayandi, kuko icyiciro cyose dutegekwa n'isi cyangwa n'ubu buzima tuba tugomba kubyubahiriza. Umukristo mwiza rero nuwumvira, nta mpamvu yo kugira ngo mugende mugorana n'abapolisi mu muhanda kandi muri abakirisitu. Nimba Imana yemeye ko tuguma muri guma mu rugo, igomba no kudushakira ibidutungira muri guma mu rugo. Nta kintu tuzaba, kandi muzabireba. Ntago muzabura ibyo murya, ntago muzananuka, ntago muzasa nabi. Ubu iyi guma mu rugo banza ari iya gatatu. Iyi guma mu rugo banza ari iya gatatu tugize. Ariko iyo nagendaga mu muhanda ngiye mu mujyi, abagore baracyasa neza, abasore baracyari amabogari, abakobwa baracyari ibyuki, fresheri ziraho, nta kintu tubaye. Bishatse kuvuga ngo nubwo hari amakuba, ariko Imana yacu iratwegereye. Hanyuma rero ndashoje, ariko ndashaka kubwira abaganga, ni ukuri Imana nyagasani, abaganga mukomere cyane. Imana ibabera amaboko, ikomeze kubigisha ibindi by'ubwenge n'ubuhanga, kandi mu miti mwateguye yo kuvura iki cyorezo, Imana isukemo izindi mbaraga n'ububasha n'ubushobozi ndetse n'ubwirinzi, kugira ngo abo muvura bakire, kandi Imana inakomeze no gukingira abantu bayo. Murakoze cyane rero. Imana nibahe umugisha. Ndabakunda cyane abantu bakurikirana mama Charlene official. Ndabakunda cyane, kandi n'Imana yanjye irabakunda. Naho ubutaha rero mu biganiro turi kugenda dutegura. I love you so much.